Ndabasuhuje mwese aho muri hose mukurikiye kino kiganiro. Nitwa Zaneza Denise, nkaba mbahaye ikaze hano kuri Murakaza Neza, aho tuvugira ukuri kugamije ubumwe burangwa n'urumuri rw'ubumuntu. Mbere yuko dutangira, ndagira ngo mbashishikarize mwese mutari mwakora subscribe, kwiyandikisha ndetse no gukanda ku nzogera kugira ngo igihe cyose ibiganiro bizajya bisohoka bizajye bihita bibageraho, kandi mubisangize na bagenzi banyu nimba mwabikunze. Mujye mwibuka kandi no kudusigira commentaire, muduhe ibitekerezo byanyu, nimba hari naho twibeshye mudukosore, kuko biratwubaka kandi bikubaka societe yacu. Nimba mwifuza no kutwandikira, mushobora kutwandikira kuri mzaneza@gmail.com, mzaneza@gmail.com, naho mushobora kuduha ibitekerezo byanyu, cyangwa se nimba mwifuza no kuza kuganira natwe ku mugaragaro, mushobora kubitugezaho. Ndabashimiye namwe mwese mukomeje kubana natwe, mukomeje kudushyigikira muri uru rugendo twiyemeje rwo kwimika ukuri, ubumwe, ubumuntu ndetse n'urukundo mu Banyarwanda. Uyu munsi rero nkaba nifuje kuganira namwe ku magambo Perezida Paul Kagame yavuze igihe yagiranye ikiganiro n'umushoramari w'Umwongereza witwa Lebedev. Uyu mugabo rero w'umushoramari akaba afite igitangazamakuru cyitwa The Independent, ikinyamakuru kimwe mu binyamakuru bikomeye mu gihugu cy'Ubwongereza. Muri iki kiganiro cyabaye ku itariki ya 3 Werurwe 2021, Perezida Paul Kagame yagize ati hari abahutu benshi bapfuye ariko ntago bazize abo abari bo. Aha akaba yarashatse kuvuga ko hari abahutu benshi bishwe ariko ko batazize ko ari abahutu. Aya magambo akaba yarashimishije abantu benshi, kubera ko noneho Perezida Paul Kagame yari yivugiye ku mugaragaro ko hari abahutu benshi bishwe, ariko se ibi ngibi birahagije kuvuga ko hari abahutu benshi bapfuye? Igisubizo cyanjye ni oya, ntabwo bihagije. Leta ya FPR igomba kwerura. Paul Kagame na FPR n'abantu bose bagize uruhare mu mahano yabaye ku Banyarwanda, bagomba kwerura bakavuga uruhare rwabo mu bintu byose bakoze. Muri aya mahano harimo jenoside yakorewe abahutu, muri aya mahano harimo jenoside yakorewe abatutsi, bagizemo uruhare runini cyane. Kugeza uyu munsi leta ya FPR yubakiye ku kinyoma, ari nayo mpamvu abantu bose bagerageje kuvuga ukuri. Umuntu wese uhagurutse akavuga ukuri ku bintu byabaye baramwandagaza, bakamuhimbira ibyaha, bakamuharabika, ndetse akenshi bakanamwita n'umwanzi w'igihugu. Aba bahutu Perezida Paul Kagame avuga ko bishwe ari benshi, umuntu yakwibaza ati se bishwe nande? Bashyinguwe hehe? Bazibukwa ryari? Bazabona ubutabera ryari? Aya magambo Perezida Paul Kagame yavuze, akavuga gusa ko abahutu bapfuye, ko bishwe ariko ko batazize ubwoko bwabo, kuri njyewe mbifata nko gupfobya ndetse no guhakana jenoside yakorewe abahutu. Impamvu mbivuze ni iyihe? Hari amaraporo menshi, amaraporo ya UN, United Nations, hari amaraporo y'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, hari amaraporo y'abashakashatsi hirya no hino ku isi yerekana ko abahutu bakorewe jenoside kuva mu 1990. Ndetse na Paul Kagame ubwe yarabyivugiye, yarabyigambye mu gihe yagiranye ikiganiro na The Washington Post. Aho hari kuri tariki ya 7 Nyakanga 1997. Yari akiri Defense Minister. Avuga ukuntu ingabo za RPA, ishami rya gisirikari cya RPF, byagize uruhare, ubu ngubu babaye RDF,
iryo shami rya RPA, abo basirikare bagize uruhare mu gusenya inkambi z'impunzi zari ziri muri Zaire. Bagizemo uruhare runini cyane, nawe ubwe yarabyivugiye. No ku itariki 13 Mata 2010 nabwo yavuze mu nteko nshinga amategeko arimo kurahiza abasirikare, nabwo yarabyivugiye. Muzajye kubyumva. Twese tuzi ukuntu izi mpunzi zishwe urupfu rw'agashinyaguro. Icyo gihe ingabo za RPA zabiciye kubamara, n'abarokotse bose ni ukubera ko Imana yakinze akaboko. Ariko mu Kinyarwanda baravuga ngo ukuri guca mu ziko ntigushye. Ku bantu bakomeje kuvuga ko jenoside yakorewe abahutu itabaye, ndagira ngo mu magambo make basubiriremo jenoside, definisiyo yayo ni iyihe. Definisiyo ya jenoside nk'uko yemejwe n'umuryango w'abibumbye United Nations muri Genocide Convention yabaye mu 1948, igira iti jenoside ni icyaha kigamije kurimbura burundu abantu cyangwa se igice cy'abantu bahuriye ku bwoko bumwe, ubwenegihugu bumwe cyangwa se idini rimwe. Jenoside rero ikaba ishobora gukorwa mu buryo butandukanye. Uburyo bwa mbere ni ukubica abo bantu. Uburyo bwa kabiri ni ukubakorera ibikorwa bigamije kwangiriza imibiri yabo cyangwa se ubwonko bwabo. Uburyo bwa gatatu ni ukubashiraho ingamba zibabuza kubyara. Uburyo bwa kane ni ukubashira mu buzima bubi bugamije kuzatuma barimbuka. Uburyo bwa gatanu ni ugufata abana batoya ukabatandukanya n'ababyeyi babo, abana bakazakura batari kumwe n'imiryango yabo. Ibi byose rero Perezida Paul Kagame n'abo bafatanyije babikoreye abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu. Ariko nta nubwo ari abanyarwanda gusa babikoreye, kuko nko muri Zaire ubu ngubu yabaye Repubulika ya Congo, ingabo za RPA ubu zabaye RDF nk'uko nabivuze kare, zafataga abantu mu bwoko bw'abahutu, baba ari abanyarwanda, baba ari abarundi, baba ari n'abakongomani, zikabatandukanya n'abandi hanyuma zikabica. Mu Rwanda kuva RPF yatera mu 1990, abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu baribasiwe cyane, barishwe ku bwinshi kandi bishwe kubera ko ari abahutu. Na nyuma y'1994 abanyarwanda benshi, abagabo benshi cyane bo mu bwoko bw'abahutu barafunzwe baregwa ko bakoze jenoside. Waba warishe, waba utarishwe, waba utarishe, warafungwaga. Ari nayo mpamvu icyo gihe abagabo benshi bagabanyije imyaka yabo kugira ngo badafungwa. Noneho na nyuma ya 1994 nabwo byarakomeje, cyane cyane ku bantu bahungukaga, impunzi zabaga zitashye mu Rwanda, bafataga abagabo bakabatandukanya n'abagore n'abana bakajya kubica, nta muntu wongeraga kubabona. Ibyo nabyo turabizi, amaraporo arahari. Nyuma yaho haza ibya Gacaca. Gacaca nayo bafunze abahutu benshi cyane, abenshi muri bo bapfiriye muri za gereza. Bya bindi navuze kare, babashize muri kondisiyo n'ubundi zatumye barimbuka. Noneho n'imiryango yabo bayinyaga imitungo, ku buryo nayo ntaho yasigaye. Naho babasize kugira ngo nabo bazarimbuke, nabo bashire. Kuri tariki ya 7 Ukwakira 2019 nibwo umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu witwa Global Campaign for Rwanda's Human Rights wifatanyije n'indi miryango ndetse n'abashakashatsi n'abacitse ku icumu ya jenoside basohoye deklarasiyo yemeza ko
jenoside yakorewe abahutu yabaye. Umwanzuro w'ubu bushakashatsi mushobora kuwusanga kuri www.hutugenocide.org. Reka mbisubiremo, www.hutugenocide.org. Kuri iyi website mwahasangaho ukuntu uyu mwanzuro bawugezeho bifatishije ya maraporo navuze ya UN n'ayandi maraporo y'abashakashatsi hirya no hino ku isi, ndetse n'ubuhamya bw'abantu barokotse iyi jenoside yakorewe abahutu. Nuko nguko ibintu byose babishyize hamwe, hanyuma bakagera kuri declaration ko jenoside yakorewe abahutu yabaye. Ikindi kuri iyi website ikintu mwahasanga ni ahantu hatandukanye hagiye habera ubu bwicanyi, ndetse mushobora no gusiga ubuhamya bwanyu namwe kugira ngo buzajye hamwe n'ubundi buhamya, kuko yangaya ni amateka abanyarwanda bagomba kwiyandikira ubwabo kugira ngo atazasibanganya. Uku ni ukuri kugomba kuvugwa, kubera ko nk'uko twabibonye twese, ikinyoma gikomeje gusenya sosiyete nyarwanda, ikinyoma gikomeje gusenya imitima y'abanyarwanda. Kuri iyi website mushobora no gusinya kuri declaration ku bantu bose bemera ko iyi jenoside yakorewe abahutu yabaye. Mushobora gushiraho signature yanyu namwe mukabyemeza nk'uko abandi benshi babikoze. Ikindi, ntabwo nk'abanyarwanda tugomba gutegereza ko abanyamahanga aribo baza kwemeza ko habaye jenoside. Ni twebwe ubwacu nk'abanyarwanda tugomba gufata iya mbere kugira ngo twandike amateka yacu uko yabaye. Ni twebwe ubwacu tugomba kwemeza ko habaye jenoside. Mugende rero nabashishikariza gusoma kuri iyo website, ndetse mukanabimenyesha n'abandi bantu benshi bagishidikanya cyangwa batemera ko iyi jenoside yakorewe abahutu yabayeho. Ndagira ngo ndangize mvuga ko ubwiyunge nyabwo tuzabugeraho ari uko duciye mu nzira y'ukuri. Icya mbere, tugomba kuvuga amateka yacu uko yabaye, ntawe turimo kubeshyira, ndetse nta n'uwo tubisabiye uruhushya. Icya kabiri, tugomba kumva amateka y'abandi kandi tukayubaha, tukifatanya ndetse tugafata no mu mugongo abantu barokotse jenoside, yaba ari umututsi, yaba ari umuhutu, cyangwa se yaba ari umutwa, kuko nabo bakorewe jenoside. Tukumva ko twese nk'abanyarwanda turi abavandimwe kandi ko nta muntu usumba undi. Imbere y'Imana n'imbere y'amategeko twese turareshya. Nta na rimwe, icya gatatu, nta na rimwe tugomba kwibagirwa. Nta na rimwe tugomba kureka kuvuga abahohotewe bazira ubwoko bwabo cyangwa bishwe bazira ubwoko bwabo. Tugomba guhora tubivuga, tukabisubiramo kugira ngo dukomeze no kubasabira ubutabera. Baba barishwe n'interahamwe, baba barishwe n'inkotanyi. Twirinde kwibagirwa ibintu byabaye ku bavandimwe bacu b'abanyarwanda. Ikindi ni uko icyiza ubu ngubu ni uko abantu benshi, abacikacumu benshi barimo kuvuga. Uku kuri kurimo kujya hanze umunsi ku wundi. Iki rero akaba ari cyo gihe cyo kugira ngo abantu bakomeje gukingira ikibaba abicanyi, abantu bakomeje gukorana n'abicanyi. Igihe ni iki cyo kwitandukanya nabo amazi atararenga inkombe. Icya kane ni uko ubumwe n'ubwiyunge nyabwo kugira ngo tubigereho hagomba kubaho ubutabera. Mu kanya nari mvuze ko tutagomba kwibagirwa, ko tugomba guhora tubasabira ubutabera abacitse ku icumu ndetse n'abaguye muri izi jenoside. Ni ngombwa ko ubutabera bubaho kugira ngo abanyarwanda bazagere kuri bwa bumwe n'ubwiyunge koko twifuza. Nta butabera, nta bumwe n'ubwiyunge bushoboka. Icya gatanu, ari nacyo cya nyuma ngira ngo ndangirizeho, ni uko tugomba kwibuka hamwe nk'abanyarwanda. Amarorerwa yagwiriye u Rwanda, yagwiriye abanyarwanda bose.
rero ibi ngibi byo kwibuka hamwe nibyo bizatuma ya macakubiri y'ubwoko acika mu Rwanda. Ikibazo ntabwo ari amoko, ikibazo ni abantu bakoresha ubwoko kugira ngo babibe amacakubiri, kugira ngo babibe urwango mu Banyarwanda ku nyungu zabo. Akaba ariyo mpamvu tugomba kureka ibi bintu byo kwibuka bamwe hano abandi hariya, bamwe igihe iki n'iki abandi igihe iki n'iki, kuko bikomeza kubiba ya macakubiri hagati yacu. Nkaba ngira ngo ngire leta y'u Rwanda inama, nimba leta koko ikorera Abanyarwanda, nimba leta koko iri at the service y'Abanyarwanda, bashireho urwibutso rumwe aho Abanyarwanda bose bibukira abazize jenoside zose. Noneho ahubwo hirya no hino mu Rwanda cyangwa se muri Congo hashirweho za monuments zigenda zibutsa amarorerwa yagiye abera aho hantu, ariko urwibutso rube rumwe rw'Abanyarwanda bose tutavanguye. Ibi nibyo bizatuma amacakubiri acika mu Banyarwanda. Amateka ashaririye y'u Rwanda ni mabi cyane, ariko agomba kutubera isomo twese nk'Abanyarwanda, nk'abavandimwe, kugira ngo tuzirinde mu myaka iri imbere ko ibi bintu bizongera kuba. Tugomba gukora twese ku buryo ibi bintu bitazongera kuba mu Rwanda cyangwa se ahandi ku bana b'u Rwanda. Ndabashimiye rero, akaba ari ahangaha ndangirije kino kiganiro cy'uyu munsi. Nkaba mbashimiye kuba mwabana nanjye, ndetse nkaba mbifurije amahoro n'imigisha y'Imana aho muri hose. Yari njyewe Zaneza Denise hano kuri Murakaza Neza, naho ubutaha.